nongeye kubasuhuza. Tugiye kubagezaho ubutayu 15 bwiza cyane ushobora kubona ukagira ngo barabushushanyije. Ninde wabuze ubwo butayu bwiza bingana gutyo? Mu by'ukuri sinshaka kubabeshya kugira ngo ngire views nyinshi cyangwa se ngo unsubscribing. Wowe hera ijisho ukareba amashusho atandukanye meza y'ubutayu buteye ubwoba kandi urebe ukagira ngo bwarashushanyijwe. Aya mafoto y'ubutayu ashobora gutuma uhindura uko wafataga ibintu. Guturika muri Mongolia kugeza muri California, ugiye guha ijisho ryawe ubutayu bwiza butatse isi, wowe ubwawe wibonera ukagira ngo ni igishushanyo cyashushanyijwe n'umuhanga. Tudatinze kaduhere ku mwanya wa 15 tumanuka paka ku wa mbere. Ku mwanya wa 15 turahasanga ubutayu bwa Sahara. Sahara nibwo butayu bunini ku isi hose, kimwe mu bice bidafite akamaro cyane mu buryo ushobora kubona, ariko ibyo ntibivuze ko ubu butayu atari bwiza. Ku mwanya wa 14 turahasanga ubutayu bwitwa Namibia. Ubutayu bwitwa Namibia mu by'ukuri ni bugari cyane, bukora mu bice bimwe na bimwe byo muri Namibia, Angola, South Africa. Ubu butayu butunze ibimera byinshi ndetse n'inyamaswa z'amoko atandukanye. Izo nyamaswa zifata buno butayu nk'aho ari iwabo wazo. Nk'uko mubibona ni bwiza cyane. Ku mwanya wa 13 turahasanga Atacama. Ubutayu bwa Atacama buherereye muri Chile. Ubu butayu bwumutse bukungahaye ku bitare, ubutaka, icyo mu Cyongereza bita geological. Ibyo rero nibyo bituma ubwo butayu bugira irindi bara ritandukanye n'ubundi butayu tuzi. Kandi kiyongeyeho ubu butayu burashyuha cyane, niyo mpamvu nta bantu bahatuye, ahubwo bufite ubutunzi kamere nk'amabuye y'agaciro, diyama, zahabu n'ibindi. Ku mwanya wa 12 turahasanga ubutayu bwa Kalahari. Buherereye muri Afurika y'Epfo, ku ruhande runini ariko ifata ku bindi bihugu biherereye ku mugabane wa Afurika nka Botswana n'agace gato ko muri Namibia, ndetse bunakora ku ntara y'amajyaruguru ya South Africa. Ariko ubu butayu ntabwo buhingwaho ngo bweze ikimera na kimwe, ahubwo ibyatsi byumye ndetse n'ibiti bikorwamo amamesa n'amashyamba make niyo aranga buno butayu. Ku mwanya wa 11 turasanga ubutayu bwitwa Antarctica. Yego ntabwo wumvise nabi, Antarctica ni ubutayu kandi ubutayu bugari ku isi. Reba ukuntu ari bwiza, biraza kugorana kwizera ko nubwo ari ubutayu ariko buhora bukonje kandi bufite umuyaga mwinshi cyane. Ku mwanya wa 10 turahasanga ubutayu bwitwa Gobi. Buherereye hagati muri Aziya. Ubu butayu buratangaje cyane, aho kugira ngo bugire umucanga mwinshi bwo bufite urutare rwinshi. Igitangaje nuko kuri buno butayu hatuyeho abantu. Ku mwanya wa 9 turahasanga ubutayu bwitwa Arctic Polar. Biratangaje cyane kumva ko Arctic Polar ifatwa nk'ubutayu, nyuma y'uko ubu butayu bufite inyanja ndetse n'ubushyuhe bwaho buri hasi cyane ku kigero gikanganye, kuko inyanja zihaba zose zabaye urubura. Umwuka waho urashyuha ku kigero kiri hejuru cyane, ari nayo mpamvu bufatwa nk'ubutayu. Ku mwanya wa 8 turahasanga ubutayu bwitwa Mojave. Buherereye mu majyepfo y'uburasirazuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nutekereza ahantu hadahingwa ujye uhita wibuka ijambo butayu, kuko ubutayu ni ahantu hadakunze kuba ibimera, ahubwo muri Mojave ho biratandukanye. Aho nubwo ari ubutayu, ibi byose burabifite. Harimo ibiti byitwa Joshua, indabyo zirandaranda. Ubu butayu bwo bwatangaje benshi, bituma haba ahantu hakurura abakerarugendo. Tugeze ku mwanya wa 7 turahasanga ubutayu bwitwa Badanas Release. Ubu butayu
buherereye muri Espagne. Ubu butayu bwo mu Burayi burahingwa cyane, ibi ari nabyo bituma Bardenas Release iba umwihariko. Ni n'ikimenyetso cy'uko ariyo ntandaro y'uko aribwo butayu bufite ibitare bitangaje kandi bikunzwe. Tugeze ku mwanya wa 6. Turahasanga ubutayu bw'Abarabu. Buherereye hagati mu burasirazuba. Ubu butayu bukora ku bihugu 8 nk'Ubwarabu. Ubu butayu bukora ku bihugu 8. Niyo wumvise Ubwarabu uhita wumva ko ari ahantu hakunze kuba umucanga. Niyo mpamvu ubona ko ubu butayu bwuzuye umucanga mwinshi. Nta busobanuro bwinshi tubufitiye, dukomeze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga Sonoran. Ubutayu Sonoran buherereye mu majyepfo y'uburengerazuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu butayu burihariye kubera ko bufite byinshi birenze. Buhingwaho ibimera, urebye neza wagira ngo si ubutayu kubera ko hanatuye inyamaswa z'ubwoko bwose. Twihute cyane ku mwanya wa 4 turahasanga ubutayu bw'umweru, icyo bita White Desert. Buherereye muri Egypt nanone. Ubu butayu ni bumwe mu butayu bwasuwe cyane. Nta makuru menshi tubufiteho, ariko urebye ku ifoto n'ubundi ni ubutayu bwiza. Ku mwanya wa 3 turahasanga ubutayu bwa Thar. Ubutayu bwa Thar nanone buzwi nka Great Indian Desert. Ni bumwe mu butayu buzwi cyane kandi ni nabwo butayu bubamo abantu benshi cyane. Ku mwanya wa 2 turahasanga Rab al-Khali. Ubu butayu ni butuwe kandi nta byinshi buvugwa. Ku mwanya wa 1 turahasanga ubutayu bwitwa Tabanas Desert. Ubu butayu buherereye mu Burayi, burazwi ndetse hari na filime zimwe na zimwe bugaragaramo, urugero nka filime yitwa Game of Thrones n'izindi nyinshi zakunzwe n'abantu batari bakeya barenga miliyoni. Murakoze cyane, mukore subscribe kuri channel yacu, bibaye byiza mwatanga igitekerezo muri comment kuri video twabakorera, kubera ko akenshi twibanda ku tuntu n'utundi, utuntu dushya, guhanga udushya n'ibindi bintu bigiye bitazwi, showbiz n'ibindi. Mukande like, share na comment. Iyi yari The Dutube. Thanks.